Haleluya! Humura umuntu ukurwanya agiye gutsindwa none aha ngaha. Umuntu ukugambanira agiye guhura n'ibibazo. Haleluya! Umuntu uguca munsi, wa muntu wawe mumaranye igihe, wa muntu wawe ukurwanya ariko utabizi akaguca munsi, Imana igiye kumugaragaza. Imana igiye kumwirukana mu buzima bwawe. Imana igiye kurogoya imigambi y'incakura ku bugingo bwawe. Hari abantu bakugambanira mu kazi, hari abantu bakugambanira mu nshuti zawe ufite, bakakugambanira. Erega hari igihe umuntu aba afite inshuti nziza ikamufata amaboko ndetse ikamurwanaho mu bihe bibi, ikajya imurwanaho mu gihe yahuye n'ibibazo, ikajya imurwanaho mu gihe yahuye n'ubukene, ariko bagenzi bawe bamwe ntibabyishimire, ntibabinezererwemo, ukajya kubona ukabona baciye munsi, bagiye kukugambanira kuri iyo nshuti yawe. Cyangwa se akazi kawe kagendaga neza bagaca munsi bakajya kukugambanira kuri bosi. Uwiteka Imana igiye kubagaragaza, Uwiteka Imana igiye kubakura mu buzima bwawe, Uwiteka Imana igiye kubakubita hasi, igiye kubacisha bugufi. Haleluya! Imana ishimwe cyane.